Murakaza neza kuri Irene Rwanda ibisanzwe umukobwa w'Inyene n'ibiri mushyashya ndakwakiriye kandi niba musangwa ndagushimiye cyane kuba wongeye ukagaruka. Ariko umunsi by'umwihariko ndagira ngo nsubize bimwe mu bibazo cyangwa ngire reaction kuri zimwe muri comments nangiye mbona kuri video zigiye gishize, hanyuma ndashishikariza kuba mwasharinga ino video kubera ko iyo umuntu amaze iminsi adapostinga video cyangwa amaze iminsi akiraho video maybe zitanye n'ibintu mushaka ntimubirebe bituma bareka kuzibikomentinga ku bandi bantu. Bivuze ko ari video nakoze abantu bambwira ngo nta video ijyanye n'ibi nakoze, ariko ugasanga nuko ko nayishyizeho mu gihe abantu benshi batayibonye, and then bigatuma abantu benshi bagira ngo sinyipostinga, abantu bakagira ngo sinyikora video. Bizatinze rero reka tusome, ndagira ngo nsome zimwe muri commentaire ubundi nzigireho. Okay, ndumva nshaka kugenda maybe video per video, ariko video hari video abantu benshi mwamenyeyeho nayikoze umwaka ushize iki gihe kinda nuvuga ngo imaze umwaka, ifite commentaire nyinshi cyane, inyinshi zirantuka. Reka iyo video ndaza kwishyira hano cyangwa hano kugira ngo umenye ndi kuvugaho. Ni video navuze ko abantu benshi bashaka kuva muri Canada, so ndagira ngo iyo video nirinze kuyikomentingaho cyane, ariko ni video yabaye misunderstood cyane ku buryo numva ko ari ngombwa ko nayivugaho. Abantu benshi iyi video bumva ko icyanzanye ari ukubwira abantu ngo ntimuze muri Canada, cyangwa mvuge ngo Canada ni mbi cyane, nicyo gihugu cya mbere ku isi. Oya, ntabwo ariyo message nashakaga, se ko ndi kuvugishwa. Okay, ntabwo ariyo message nashakaga gutanga. Message nashakaga gutanga nuko nabisobanura gute, ukuntu Visit Rwanda imeze, ukuntu abantu bari hanze y'u Rwanda hari ishusho y'u Rwanda tuba dushaka ko bagira kugira ngo bashake kuza kudusura, sibyo? Ntabwo ntatse kuvuga ngo Visit Rwanda ibiri kubeshya abantu, ariko iyo kureba Visit Rwanda ntabwo bivuze ngo buri muntu uje mu Rwanda agira iriya experience twabonye kuri Visit Rwanda. Kuri Visit Rwanda tuba twabonye ngo hari convention center, ngo hari ari amazu mashyashya za arena, hari kujya gusura ingagi, hari niyo shusho ya Visit Rwanda dufite. Ariko abantu benshi baza gusura u Rwanda bagatana indi shusho itandukanye cyane n'iya Visit Rwanda. Ntabwo bivuze ngo uwaje akagira iyo experience ya Visit Rwanda nk'uko tubona kuri television ababeshyi, ako nundi waje akavuga ati ngewe experience yanjye iri very different kuri iriya, nawe ntabwo ababeshyi. Niyo mpamvu nshaka kuvuga ngo kuri Canada nabo barashaka aba-immigrant kuko babinjiriza imisoro myinshi. Nubwo na lie bishyura imisoro myinshi cyane ko bakora nk'imashini kugira ngo bagaragaze ko bashoboye kwibeshaho, kugira ngo bagaragaze ko bashobora gusuporta cyangwa kuzana famille zabo n'ibiki. Hari amafaranga uba ugomba kuba ufite. Hari abantu usanga bafite utuzi dutatu, ava ku kazi ka nijoro akaryama amasaha 2, akajya ku kazi ka ku manywa akataha saa 10, agakora kandi kazi shift y'amasaha 4, akayivaho ajya ahandi, bakora nk'umutima, right? So hari iyo shusho nziza ya Canada bagomba guha abantu kugira ngo bashake kuza mu gihugu cyabo. Niyo mpamvu ngewe nashatse gukora iriya video kugira ngo mbereke ko biriya bintu mubona kuri screen, iriya shusho tuba tubona ntago ariyo realite y'abantu benshi. Majorite y'abantu bari muri Canada ubu ngubu ntago aribwo buzima babayeho. Nta hantu hamwe ubuzima bworoshye, I'm not gonna lie, but iyo uri mu Rwanda hari ukuntu batugurishaho ino shusho y'ukuntu ko iyo ugeze Canada burya ntubugipfuye, right? Kandi uko ni ukuri ku bantu bamwe na bamwe. Hari abantu b'abashomeri bamaze imyaka 10 bashaka akazi barakabuze. Hari abantu iterambere ryabo, njye ntekereza ko buri muntu afite ahantu ahurira navuga gute, buri muntu mu buzima afite aho prosperity ye iba, kandi ntabwo prosperity zacu zose ziba ahantu hamwe. Hari umuntu usanga amakiriro ye ahantu azakura amafaranga ari muri South Africa, ubundi anazakura amafaranga naho hafi Uganda.
akawundi umuntu uzava muri Amerika akaza gushaka amafaranga mu Rwanda akaba ariho abona ubukire bwe. Uri kumva buri muntu aba afite ahantu azakura amafaranga. Ariko iyo twese twicaye tukaba ati njye ninjya Canada nibwo ubuzima bwanjye buzatangira, ninjya muri Canada nibwo nzabona akazi keza, nibwo nzabona amafaranga, nibwo nzabaho ubuzima bw'inzozi, nibwo kugira iyo fixation. Nicyo kintu cyatumye nshaka gukora iyo video, kuko ntabwo ari paradizo. Hari abantu wirwa wumva yuko sinzi muri Canada uri gutambuka gutyo ukahita Trudeau arakubwira ati oh hi here get some money, cyangwa like ugenda gutya muri fall kuri ibyatsi biba biri kugwa, biriya byatsi byose biba ari bills, aba ari money actually aba ari bills. Kuri ibyatsi biba biri kugwa gutya ni facture ugomba kwishyura zuzuye, ntabwo ari amafaranga bari kugwa kuriya ngo n'amafaranga. Abantu bumva ko ufungura akabati gutyo ukahita usanga amadolari, mbese amadolari bari kwibunzabunza gutya gusa, wowe icyo ugomba ari ukugenda gutyo ukahita uyafata. It's not the case. Hari abantu benshi bari mu Rwanda nako bari muri Canada baje ari aba student visa, baje kuri student visa. Hari abantu babuze akazi, hari ibibazo byinshi uko muzindi. Muri make icyo ndi gushaka kuvuga nuko icyo nari ngamije nkora iriya video byari kugira ngo utagira expectations ziri hejuru. Ubundi nta kintu kibabaza cyane nk'uko ufite high expectations hanyuma wagera ugasanga expectations zawe ziri hasi, like reality iri hasi cyane ya expectations wari ufite. Mpamvu nyamukuru nakoze ino video, hari abantu benshi mu Rwanda bafite ubuzima buri comfortable. Hari abantu benshi mu Rwanda bafite ubuzima wifitiye inzu yawe wiguriye, nta deni ry'umuntu ufite imodoka, ufite amafaranga, like umushahara wawe uragwahije kugira ngo abana bawe bajye ku mashuri meza, sibyo? Career yawe uri kubona ko ifite future, ufite kubona promotion, ufite gutera imbere, sibyo? Ukifata ukareka iyo lifestyle ufite ukayigiving up kugira ngo uze muri Canada. Abantu nkawe cyane ngira ngo nibo nakoreye iyo video, ariko nuko yenda yagiye kuri audience ntari nateganyije ikabacumuza. Ubwo rero umuntu nacumuje anyihanganire, ariko ntabwo naye ngamije kukironcumuza. Byari kugira ngo nsevinge abantu bamwe na bamwe, kandi ngira ngo niba ari umuntu iyi video yari igenewe akaba yarayirebye, ngiye byo biramagisha. Nicyo kintu cyonyine nifuzaga. Numvaga inkuru z'abantu ngo bakoraga muri UN, ngo bakoraga UNICEF, numaze kubakoraga hehe bafite akazi keza mu ma NGOs mu Rwanda cyangwa mu Burundi, I don't know, ukabisiga kugira ngo uze upagasana mu Rwanda. Nawe bitekerezo ko ufite iyo lifestyle nziza gutyo, ufite ubushobozi, like uzi kuba ufite ububasha, like ufite amafaranga aguhagije ku buryo ushobora guhemba undi muntu kugira ngo aza gukorera ikintu. Njye ubundi ibyo bintu mbifite ntabwo najya mu Rwanda, ntabwo nava mu Rwanda, kuse nkubeshye. Mfite akazi mu Rwanda. Ubu ngubu nuko mba ndeba nkavuga ati iyo ni sujet ndibuze kuvuga, ariko ndagira ngo umuntu ufite ubuzima, lifestyle ifite ahantu iri kujya atabisiga byose kugira ngo uze hano ujye ukora shift 3 ku munsi, utuzi 3 ku munsi, uryama amasaha 4, ujye muri depression, stress. Nagira gusa abantu bafite aho bageze, aho bari mu Rwanda, biye kubisiga byose kugira ngo baze hano tujye duhura agahinda kabishe. Basize hari abari abayobozi bafite vision, bafite ubwenge, ariko uzi kuba ufite ubumenyi, ufite experience, ufite ubwenge, ukaza hano udashobora kubikoresha, ukajya ku boss wawe ukaba umurusha ubumenyi, umurusha amashuri, umurusha iki, akajya kubwira ibintu bitanahwanye bidahuye ukabikora kubera ko niko boss yakubwiye, kandi uri kureba neza ko ibintu ari gukora ni ibintu wowe wakoze igihe kinini, ariko kubera ko hano certificate zawe cyangwa bachelor zawe cyangwa iki batabyemera, ukigira igicucu kugira ngo ubeho. Why? Kubera iki ibyo byose ugomba kubikora? Kandi like urebye nta kintu kizima kiba kikuza, nta kintu uba wungutse utari ufite mu Rwanda cyatunyuza hano. Kandi purpose yo gusiga ubuzima bwawe aho rero ukajya handi nuko uba wabonye ati yenda hariya the grass is greener, like hariya baresheje kundusha, hariya hari iki n'iki n'iki,
hari ubumenyi hari, ariko iyo nta kintu kizima ari ukuvuga gusa ngo ngiye kuba hanze, that's not effective, that's not a good decision, it's not a wise decision. Icyo kirumvikanye. Ntabwo rero nashaka kuyobya abantu, ariko ku muntu wabuze akazi mu Rwanda, ku muntu w'umujene utaragira icyo yigezaho mu buzima aribwo agiye gutangira, this is a good country. Ushobora kuza, opportunity zirahari, niba ari ukwiga, niba ari ukiri mutoya, uba ufite navuga gute future yawe ifunguye cyane, uri kumva. Rero buri muntu agomba kumva ubundi agakuramo icyo ashaka, ngira ngo nuko bimeze, ariko ndagira ngo abanyarwanda twige ikintu kimwe ngira ngo twige, nicare neza. Ikintu nshaka ko twiga, abantu benshi biyita abasirimu, abantu benshi biyita abanyabwenge, ariko naje gusanga abantu benshi mu Rwanda nta busirimu nta n'ubwenge. Uti kuki? Ntago mu mutwe hacu harakura bihagije ku buryo nk'abanyarwanda twakumva ko kuba tudahuje ibitekerezo it's okay. Majorite mu Rwanda nkurikije comments nabonye, ngiye nshobora kuza hano nkavuga ikintu, ni igitekerezo cyanjye, ni experience yanjye. So experience yanjye, igitekerezo cyanjye ntabwo kiba gikuyeho icyawe, sibyo? Ufite uburenganzira bwawe bwo kuza nawe kati rero nene nge sinumvikana nawe aha naha. Ariko mugende muri comments nyinshi bahita bataka personality yanjye. Ngo waratese, ngo bushuka abantu, ngo uri ikigoryi, ngo uri umugome, bla bla bla, ngo uri agakecuru. Kandi nisekera kuko hari ibintu mbona bati okay really like uwo muntu wanyise agakecuru yaransekeje kandi nari ndi kugira umunsi mubi pe, ariko mu mutima wanjye navuze ati usubona nkwifurije kuzakecura nkanjye ntukiri Imana. Icya mbere ugakecura, icya kabiri ugakecura usa neza nkanjye, uzaba usubijwe kuko ntabwo ari ibya buri muntu my friend. But ikintu urashaka kuvuga ni icyo ngicyo, ni icy'uko dufunguke mu mutwe, tumenye ko buri muntu afite uburenganzira bwo kugira igitekerezo cye, kandi iyo ushaka like debate nziza, niba twabyita debate, kuko niba navuze kuri sujet controversial, nubwo iyo video nyikora ntabwo nari nzi ko izaba controversial kuriya, ariko iyo ari ikintu kiri controversial, ikintu ugomba gukora ni ukwataka idea z'umuntu, ni ukwataka ibitekerezo by'umuntu, ariko ntugendere ngo ujye kwataka ibindi bintu bye bitajyanye n'igitekerezo cye. Do you get what I mean? Sinzi ubundi buryo nabivugamo, ariko niba mvuze ngo iyi telefone irasa umutuku kandi mwe mukamubona isa umukara, sibyo? Ntabwo ugomba kuza mu bati wowe uri igicucu, wowe nta bwenge ugira, wowe sinzi aho wavuye, ahubwo wowe bakujyana indera, ahubwo oya, wowe ngwino umbwira uti rero iyo telefone yawe ni umukara kubera ko gutya na gutya. You see? Ataka igitekerezo cyanjye, ataka idea yanjye, ataka opinion yanjye, kandi uyatake ukoresheje facts, ufite proof, ufite facts zivuguruza ngewe izo natanze. Ariko iyo uje mu mutwe wari tono vide, nta kintu nawe ubwawe uzi, nta nubwo ufite ubwenge buhagije ku buryo wavuga ngo ugiye kwataka idea zanjye, ahubwo ugiye kunyataka personnellement, aho ngaho ufite ubundi burakari bwo mu mutima wawe, ufite ubundi bugome ufite mu mutima wawe, ufite ibindi bibazo byawe biri personnel ugomba kugenda ukadiringa nabyo, ko nye ntabwo ndi pubere yawe, ntabwo nshinzwe kuzajya nza gufata iyo myanda yose. Okay. Ikindi kibazo, indi commentaire abantu benshi bakunda gukora, okay, usibye ibyo kwanguraza ngo urabeshya, okay, nabeshye. Literally tugomba kujya tu respectinga, navuga gute, experience z'abandi bantu.
n'aho dushobora kuba turi kugenda mu muhanda tukabona igiti kiraguye ariko ukuntu ndi buvuge ukuntu ibintu byagenze n'ukuntu umugenzi wanjye bivuga bikaba biri different kandi ibintu twese twabonye sibyo buri muntu afite experience y'ukuntu yibonye umuntu ati igiti cyaguye kijya gauche undi ngo cyaguye kijya droite undi ngo cyaguye saa 8 undi ko cyaguye saa 8 n'igice kandi twese turi kumwe ariko umuntu akagira vision ye itandukanye y'ukuntu ibintu byagenze so ngiye niba nje nkababwira ati ubuzima muri Canada nuko nguko nabubanye wivuga ngo ndabeshye kuko ngiyewe ni realite yanjye ahubwo wowe vuga iyawe usharinge n'abandi ubundi ko abantu bose baza bati urabeshye nta muntu naje nabonye hano ngo abwira ati ngiye ubuzima buranyoroheye cyane sibyo nta nubwo nifuza kujya ahandi bla 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 n'abantu babivuze usanga baba hariya muri Pole Nord baba ahantu haba neje amezi 10 babona izuba amezi 2 bari mu buzima buri very depressing abantu bafa no mu Rwanda bakaza Canada ati nzaze kugusura umuntu akabura kubera iki atuye mu mwobo cyangwa nta nubwo afite n'isaha imwe kuko ubona ko kunakora nk'umutima ariko akaba gushuka mu buzima ni bwiza ngo buraryoshye ngo ibiki n'ibiki ntaho mvuze ko gukora ari bibi ariko buri kintu gifite umwanya wacyo ukuntu ubuzima bugenda kumva gukora ukaruhuka n'amafaranga wakorera ukayarya niyo sanse y'ubuzima kuri njyewe kumbwira ngo nzayankora ngo amasaha 40 amasaha narenze ari umuntu usanga umunsi ufite amasaha 28 ariko ni nkawe akora amasaha 25 sinzi ukuntu aba yabigenje that's not life niba ari ukuvuga ngo ubikoze kuko ufite vision tuvuge ati ndashaka kugura iki niki ngiye gukora nk'umutima umwaka ubundi nkibone I support you ako ariko future yawe yose izamira ngo nguri gukora ngo kugeza ngo igihe uzageza imyaka 70 ukajya muri pension Swara nubona pension ntabwo uzaba ugifite imbaraga zo kurya ubuzima ntabwo uzaba ufite imbaraga zo kwinjoyinga ubuzima na gato uzabura agasaza karangwa ukicaye hari ibyo bigezeho gute simbizi moving on ikindi cyo abantu benshi bakunda kumbaza ngo nuko navuze ngo Canada ni habi ngo kweki ntarataha narataha ni imwe narataha nuko nta kintu mfite cyo gukora mu Rwanda umunsi nabonye akazi nkabona ikintu ngiye gukora mu Rwanda kintunga nzasubira mu Rwanda cyangwa njye Uganda cyangwa muri Kongo amahoro naza mva yes muri vision yanjye ntago ndi kwibona njya muri pension muri buno buzima no so niyo vision abantu benshi bari muri Canada bari kubwira abantu bari mu Rwanda ati rwose mwigumireyo ibiki n'ibiki nagaruko baba bakwanze ahubwo nuko bari kureba lifestyle ufite mu Rwanda akabona nawe yayifuza ariko kubera ko kuza hano byamutwaye intege nyinshi tujye tubyumvikanaho hari abantu kubona visa bigora ari n'abandi bitagora ariko abantu benshi biba byarabagoye ibiro by'amafaranga wabishyizemo ukareba umwanya ukareba energy ukareba imbaraga zose wabishyizemo kugira ngo ugere muri Canada iyo utekereje kongera gusubira mu Rwanda uba wumva ari nka waste abari nko gupfusha ubusa icyo gihe cyose n'ayo mafaranga yose n'izo energy zose ukumva ni nkaho usubiye inyuma icyo ni icyambere icya kabiri umaze imyaka myinshi utaba mu Rwanda nta connaissance uba ugifite nta bantu bamukizeranye nta kintu urareba ukabona n'ujya mu Rwanda n'ubundi uzagenda mu Rwanda uhaba umushyitsi utangira ugiye gushaka akazi uhatane n'abandi bantu nabo batagafite you know it's not that easy kuba uri hano niyo mpamvu ntarasubira mu Rwanda that's that kandi ndabisubiramo umuntu uri mu Rwanda afite ubuzima bwiza please ugumemo saving amafaranga education y'abana bawe uzabohereza hanze bajye kuba aba international student uri kubishyurira ariko urebye ibibazo abana bo muri Canada bari kugira hari n'igenda ati ngiye kubyara Canada ndabona bitazashoboka ibintu babigisha mu mashuri ababyeyi bafite abana muri Canada barabizi ibintu bigisha abana bo muri Canada usanga umwana muto ufite imyaka 5 bari kumwigisha ngo ko ashobora kuba ari gender neutral ngo ashobora kuba ngo ari umugabo kandi ari umugore baba introducinga ku bintu biri insolite ari abana bato ari so it's just not the best ntangiye kuvuga nayo Canada none sorry reka tumuvinge indi commentaire nakunze hano
ni umuntu wavuze ngo ikibazo ni uko tuza twese dushaka kuba mu mijyi mikuru kandi ubuzima burahenze aho. Ikindi abantu usanga batareba expense bakora bakagendera mu kigare utazi. Imibare y'abandi ugasanga nta saving. Ibyo byose biterwa na state urimo, aricyo abantu bagombye kumenya amakuru yaho bagiye. Ikindi kibazo cy'ubuzima buhenze ino minsi ni worldwide aho wajya hose, ahubwo ntitumenya gufata ingamba zikwiye. Canada ni nziza rwose, ufite courage zo gukora, uzi n'icyo ushaka, kandi avantage ni nyinshi cyane ugereranyije na US, Europe. Ikimenyimenyi nturahava nawe. Merci. Hari ibyo nemeranywa nawe n'ibindi ntemeranywa nawe as always, but ni comment nziza yuko hari igihe tugomba kujya twibuka guspendinga ibyo dufite, tukirinda. Hari ukuntu abantu baza hano kugira ngo bashowinge off that they made it, kati abantu iwacu bategereje kureba ko nabaye successful muri Canada, ukishyira mu madeni, ukishyira muri consommation zitari ngombwa kugira ngo ugire ubuzima gusa buri high, kugira ngo impressing abandi, ukibagirwa ko ugomba kwicara ugasavinga, ukagira goals, ukagira ibintu ushaka kugeraho, so yeah. Di comment nziza nashaka kubasharinga, ni umuntu uvuga ati Canada ni nziza rwose, yorohera cyane abaje bakiri bato. Ibyo rwose ndemeranywa nawe kuko iyo ni comment yanjye nongeye. Bahitira mu ishuri, imyaka yo kwiga no kujyana na systeme biraborohera cyane, direct barangiza bajyana n'imikorere ya Canada. Ariko kuza ukuze ntabwo byoroshye, bisaba imbaraga no kwihangana. Cyakoze hari ibyo ugeraho, maze nubwo bigoye kuri bamwe, ushyira Imana imbere ugasenga, iratabara ikagushoboza. That's a very good one. Abandi like appreciate, thank you, thanks a lot. Abantu bakomeje kuntera courage kuri ino video, ndabashimira cyane ko nari nkeneye abantu bamvugira, uko ari igihe nabivugaga batari ko subundi ko hajya ngo ngiye experience yanjye, ibintu mbamo nta wundi muntu bibamo, ibintu mbona nta wundi muntu ubibona. So abantu bansapotinze, abantu bamvugira cyane baga bari kuntuka, mwese ndabashimiye. Undi ngo yewe biragaragara ko wavuye muri Afrika utahazi, uri umwana w'umubyeyi, uzabanze usubireyo umenye igituma abantu bajya Canada. Uransekeje pe. Ubundi uje Canada usanzwe uri umukire wo mu Rwanda cyangwa ahandi muri Afrika, birakugora cyane koko. Canada burya wakoze, kandi usanga directeur adafite umushahara ukubye kabiri wa secretary. Uje rero mu mutwe ugifite akantu ko uri umwana wo kwa kanaka, ubuzima burakugora, ariko iyo uje ugakora nta kibazo ugira. Okay, so kano kantu k'abantu kuvuga ko ngewe ngo natese, ngo ndi umwana w'umubyeyi, guess what? Nanjye wango ndamaze, but njye ntabwo nshaka kugira ngo ni excuse kuba mvuga ati ntawe nduze mu ngo nakuze ndi umwana wo mu bakire b'abaherwe, ariko ntabwo nakuze ndi umwana wo mu bakene. Rero kuba njyewe maybe ibintu mvuga bishobora kuba ari privilege ituma mvuga ibyo mvuga cyangwa mbona isi uko nyibona, but that's true, kubera ko umuntu reality abona y'ubuzima bwe nibyo bishapinga world view. Uko ubona isi, uko utekereza ku isi, biba bitewe n'aho uri n'aho uhagaze. Ni ukuvuga ngo uko mbona isi ndi hano n'ukuntu umuntu yayibona isi ari muri South Sudan, literally turi kujya mu bintu bitandukanye, dufite ibibazo bitandukanye, so nta kuntu twabona ibintu byose mu buryo bumwe. Ariko rero ntabwo ukwiye kuza ngo ngirire urwango, ngo ntuke, ngo just because ko ngewe ntakuze ndi gukubitika, ngo ko ntakuze mburara, ngo ko ntakuze mbura inkweto, ngo ko ntakuze, no. Ntabwo ibyo nabizira, kandi ndabishimira Imana. Ntabwo rero numva impamvu bigomba kuba ikibazo ko niba umuntu atarakubititse nkawe ngo nta kintu aze mu buzima, niba umuntu atarakubititse nkawe ngo ajye aceceka ngo ntakavuge, niba umuntu
kuki dufite iyo mentalite yo kumva ko umuntu agomba gukubitika mu buzima ngo kugira ngo amenye ubwenge, ngo umuntu agomba gukubitika cyane mu buzima ngo kugira ngo azatere imbere bushya. Izo ni ibitekerezo byo muri les années 80. Sinzi impamvu zo les années 80. Ariko ibitekerezo ya kera ababyeyi bo baba bakivuga ngo ngiye ngo najya ku ishuri n'amaguru nta n'inkweto mfite, ngo najyaga ku ishuri ngo ahantu kure, ngo binsaba kugenda ngo mu gicuku ngo saa 10 ngo kugira ngo ngere ku ishuri saa 9 za mu gitondo. Akabyiratana kandi akumva objectif y'ubuzima bwe ngo nuko abana be bagomba gukubitika nk'uko yakubititse, ngo nanjye umwana wanjye ngo agomba gukubitika ngo akamenya ukuntu ubuzima bumera. None se mu by'ukuri biba bimaze iki kuba wowe warakubititse kugira ngo ubone amafaranga? Njye nari nzi ko umubyeyi muzima yari gukubitika kugira ngo agire ubuzima bwiza, aho ari kugira ngo abana be batazaca mu byo yaciyemo. Njye nari nzi ko ari uko isi ariko numvaga ariko abantu bose batekereza. Naribeshye kumva ko ari abantu benshi batameze gutyo. Warakubititse kugira ngo uhindure amateka mu muryango wawe, sibyo? Sinumva impamvu rero kubitika hanyuma ugashaka abana bawe basubira muri bya bibazo. Niyo mpamvu abazungu batera imbere turi kubareba, kuko umuzungu arakubitika agakora agashaka imitungo, agakora iki, akigisha umwana we gucunga iyo mitungo akazayigumana, uri kumva? Ariko mu Rwanda ngo ngiye ngo inzu zanjye ngo abana banjye tuzubaka wealth gute? Ako ni akandi kantu ngira ngo tuganireho. Tugomba kumenya difference iri hagati, ntabwo bijyanye n'iyi video ariko ni akantu nshaka kuvugaho gusa, kumenya difference iri hagati ya wealth and money. Ni ibintu bitandukanye. Umuntu ashobora kuba yahembwa amafaranga menshi kukurusha ariko ari umukire kukurusha. Kubera iki? Kubera ko umuryango we bari bafite imitungo myinshi mbere y'uko batangira gukora, sibyo? Bivuze ko afite ahantu yakurenze deja mu gihe wo kubitana no gufata amadeni y'inzu, amadeni y'amamodoka, amadeni ya universite y'abana. Ibyo bibazo yamaze kubikemura kubera ko papa we yamuteguriye inzira. Uri kumva difference? Ndagira ngo natwe tubigire gutyo, tureke kuba ababyeyi bumva ngo abana banjye bagomba kubitika nayo kugira ngo bazabe abana bazima. That's in the past. Imana yakugiriye neza iguteza imbere kugira ngo uhindure amateka y'ubuzima bwawe. Niba wajya ku ishuri n'amaguru nta nkweto wambaye, ugomba guharanira ko abana bawe bazajya bajya ku ishuri mu modoka nziza, niba ubishoboye n'umushoferi, niba ubishoboye bagurira imiguru 10 y'inkweto. Mva ku buryo iyi video ntabwo yagiye uko nari nabitekereje. Umutwe wanjye ukuntu nabishakaga ni ukuza ngasoma ama comments, nkakomentingaho gatoya twahita tumuvingaho. Ariko sinzi ukuntu byagenze, nsanga niba ndi kuvuga ubutumwa bwiza, niba ndi muri motivation speaking, sumba zanjye ibintu byamfashe, ariko byagenze uko byagiye nyine nuko nk'uko Imana yashatse ko bigenda. I just hope ko hari ikintu kimwe cyatubiri wavanye muri ino video. Ariko ku yindi kote ndishimye kuba bigenze gutya ko iyi shani yabaye nkaho ari yo kubwira abantu ibintu bya Canada gusa, ariko no hanze no kungurana ubumenyi busanzwe mu buzima busanzwe, ukuntu wabaho, ukuntu watekereza, ukuntu wakwifata, n'ibyo byose nabyo ni ngombwa mu buzima. So nubwo waba udashaka kuza muri Canada atari yo vision yawe, unyikundira gusa bisanzwe. By the way, hari abantu gusaba nyikundira atavuga ngo barashaka kuza muri Canada, bari no muri Canada cyangwa bari mu Rwanda ariko bifitiye ubuzima bumeze neza. So bandeba kubera ko gusaba nyishimiye, nanjye ndabishimiye cyane, murakoze cyane. Please ndabasaba ngo video mu sharing, ndabibasabye bivuye ku mutima, kuko ndabizi ko hari abantu benshi batakibona video zanjye kubera ko nta postinga kenshi, kandi udapostinga kenshi algorithm ntago isuggestinga video zawe. Bivuze ngo kuri YouTube uzamura gutya, YouTube igenda ikwereka video abantu benshi barebye, abantu benshi bakunze. Rero iyo maze iminsi ntakora video nkaza kuyikora, ntago YouTube yishyira hanze ngo abantu benshi bayibone. So hari abantu benshi batazi ko maze iminsi ndi gushyiraho utu video. So please share n'ubuntu, gusharinga n'ubuntu, kulikinga n'ubuntu, gukomentinga n'ubuntu.
ibintu byose yeah n'undi video uba wayirebye megaza waba wazikoresheje muri ibyo. And then iyi video nyikoze Perezida Kagame yarahiye, so ni ibyishimo. Congratulations to him, congratulations ku banyarwanda twese. Umuturage ku isonga, reka turebe ukuntu ino manda yindi umuturage azakomeza kuba ku isonga. Ariko ko nsigaye nkunda politike cyane. Umva bye murabeho. Ciao ciao.